Bro, ese wari uzi ko buri munsi uba ufite amasegonda 86,400 yo kubaho? Aya masegonda angana n'iminota 1440. Iyi minota niyo iza kungana n'amasaha 28 agize umunsi. Gusa ikintu kibabaje muri aya masegonda uba ufite buri uko umunsi utangiye, amenshi aguca mu myanya y'intoki. Oya, si ukubera ko uri umunebwe, ahubwo nuko ibi ngibi utajya ubyitaho. Ubuzima, uburyo budizayininze cyangwa uburyo buteye, ni uburyo bwo kukwangiza, ni uburyo bwo kutagenda mu buryo wowe ushakamo. Kandi we nudafata umwanya cyangwa ngo ufate umwanzuro wo gukontorora igihe cyawe, humura pe, ntabwo kizapfa ubusa, kuko ibiza kwangiza ejo hazaza hawe bizafata igihe cyawe aba ari byo bigikontorora. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, ngo haye ikaze mu isi y'abagabo. Reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Umva, tega amatwi aka kantu. Abantu benshi mu isi bamara amasaha 2 yabo y'umunsi wabo bari ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo bingana n'amasegonda 7,000 abatakariye aho ngaho. Abandi bamara iminota myinshi bari mu tuntu tudashinga, barimo baraburana, barimo barakirana, bari mu biganiro bidafite inyungu. Akenshi ugasanga ibyo bikorwa babisubiramo uko umunsi ugenda ushira n'undi ugenda uza. Kandi ikintu kiba kibabaje muri ibyo bintu, baba bategereje ni ikihe gihe natangira. Ubu usanga buri wese atari kumva ko icyo gihe arimo ari cyo gihe cyo gutangira kwiruka ku nzozi ze, ahubwo abategereje igihe cya nyacyo. Uzi ikibabaje ni uko gake gakeya umuntu aba ari kugenda afata ya masegonda agenewe ku munsi ayagira imfabusa. Kandi ugasanga mu byaranze umunsi we nta na kimwe cyaharaniraga amahoro ye, nta na kimwe cyaharaniraga impinduka ku buzima bwe, ahubwo ibintu byose yiriwemo icyo byamukururiye ni ukuzana akavuyo mu buzima bwe. Buriya nunacunga neza, za nshuti zidafite umumaro mu buzima bwawe nazo zinjira muri iyo minota pe. Za nshuti zidafite umumaro nazo zinjira muri iyo minota, kubera ko n'iyo minota nawe ubwawe uba wibuze. Gusa igitangaje kuri iyi ngingo ho, iyo ibi bintu byose biri kukubaho, iyo uri kubona ubuzima bwawe cyangwa umunsi wawe uri kuwutwara gutya pe, uba ubona ari ibisanzwe, kubera ko ibyo ngibyo uba wumva ariko abantu bose babayeho. Gusa wowe uteze amatwi iki kiganiro, hano ngufitiye inkuru nziza. Ntabwo impinduka mu buzima bwawe zisaba yuko ibintu byose ubikora uko bikwiye cyangwa ubikora biri ku murongo. Oya, ntabwo impinduka zawe zigusaba kuba mudasobwa. Ahubwo icyo zigusaba kugira ngo impinduka zawe zishoboke mu buzima bwawe ni uko uhora witeguye, ni uko uhorana amakenga. Ugomba guhorana amakenga kandi witeguye, kuko buriya isegonda rimwe rishobora kugena impinduka mu buzima bwawe. Isegonda rimwe rishobora guhita rigenga uko ubuzima bwawe bugiye kugenda ubuziraherezo. Umva, ibi bintu ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko nshuti yanjye, nakumenyeshaga ko bariya abantu bose ubona barenze mu bihe byabo nabo bigeze kubaho nkawe. Ikintu cyonyine cyabayeho, bagize igihe bamenyeyeho ubwenge, bagize igihe bamenye yuko aha ejo hazaza habo heza hari mu biganza byabo, nta n'umwe uhabafitiye cyangwa uhabatwaje. Bahitamo kuhafata. Uwo munsi bafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka noneho hazaza hacu dutangire tuhahe inzozi, dutangire tuhasize, dutangire twubake ikintu kiremereye. Uwo munsi babitekerejeho, ayo masegonda babitekerejeho, niyo masegonda yagennye impinduka zabo. Kugeza n'aka kanya ukaba ubareba ukabona ari abantu bateye ubwoba. Kugeza n'aka kanya ukaba ubareba ukabona ari n'abantu nawe mutabasha kwicarana. Reba itandukaniro ryawe wowe wa nonaha ndetse n'umuntu wifuza kuzaba we. Ibyo byose bihishe mu buryo utwaramo igihe cyawe cyangwa mu buryo ukoreshamo igihe cyawe. Ese urifuza gukoresha isegonda ryawe mu kwiyubaka, cyangwa urifuza kubikoresha
utoroka uwo muntu wifuza kuzaba we. Uwo muntu uri kubona uri successful wifuza kuba we, ntabwo ari ibintu byoroshye uzicara ngo uhite ugeraho. N'impamvu yonyine ituma ubona biguteye ubunebwe kubigeraho, ni ukubera yuko ubona bigusaba umuhate n'umwanya mwinshi ndetse no kugabanya amafuti aranga ubuzima bwawe. Ubundi impinduka ku buzima bwawe zizaza mu gihe uzatangira kwiga kwitega amatwi. Ndabizi ntago abantu bakunda kwitega amatwi, ariko impinduka ku buzima bwawe zizaza ari uko watangiye gutega amatwi wowe w'ahazaza hawe. Buri wese ubundi muri we agenda nawe babiri, agenda nawe w'ahazaza he nakoresha igihe cye neza, akagendana nawe w'ahazaza he nakoresha igihe cye nabi. Wowe w'ahazaza hawe nukoresha igihe cyawe neza, uba ubona ari mwiza, ari n'umuntu wifuza kuba we, ariko kubera yuko aba ari ubuzima bugoye, wowe w'ahazaza hawe ubayeho nabi, uba ubona yarabayeho yishimye ubuzima bwe. Kandi pe, ibyo byose ni ibitekerezo bigushuka, kuko nta kintu kibabaza nko kubaho ubuzima utigeze urota kubaho. Uburyo bwonyine bwo gutoroka wowe w'ahazaza hawe mubi cyangwa b'umukene ni uko uzatangira gufata igihe cyawe ukakigereranya n'amafaranga, cyangwa igihe cyawe ukagihuza n'amafaranga, ugatangira kwiga gushora igihe cyawe mu bintu bizabyara inyungu mu hazaza hawe, kuruta gushora igihe cyawe mu bintu biri bukunezeza aka kanya ariko bidafite umumaro ku hazaza hawe. Tugera ku musozo w'ikiganiro, ushobora kwibaza uti ni igiki nakora kugira ngo amasegonda yanjye 86,400 nyabyaze umusaruro? Tega amatwi wumve icyo wakora. Ntabwo usabwa guhindura uburyo wabagaho bwose kugira ngo ubuzima bwawe buzemo impinduka. Cyakoze ukeneye kongeramo utu tuntu tw'ingenzi. Gerageza uhindura amasaha wajya gubyukiraho. Nimba uzi ko utajya guzinduka, gerageza ujye uzinduka. Nimba wazindukaga, komereza aho ngaho. Ikindi kintu wakora, ushobora kujya umara iminota 10 byibuze urimo uriga ubumenyi bushya. Ibi ngibi ni ukugaburira ubwonko bwawe, ugerageza kubugira ubunyembaraga, bibe mu gutekereza ndetse no mu gufata mu mutwe. Ikindi kintu ushobora gutangira kujya ukora muri iyi minsi, ushobora gutangira kugerageza twa tuntu wari warashyize ku ruhande kubera ko wabonaga tugoye. Maybe nko gukora udusiporo, ugasanga gukora siporo byari ibintu byakunaniye, cyangwa se wari umusinzi, kugabanya inzoga byari byarakunaniye, wari warakoronijwe n'ubusambanyi, kubugabanya byari byarakunaniye. Ibi ngibi ushobora gutangira kubyimenyereza, kuko ibi ngibi nabyo biri mu bintu byaguhindurira ubuzima. Nakwibutsaga ko ibi ngibi nakubwiraga watangira gukora byakunaniye ari bimwe mu bintu bisubiza ubwonko ubudahangarwa bwahoranye, kandi ubuzima bwawe kure bwagera hose hagenwa n'uko ubwonko bwawe bukora neza. Rero ubashije kubungabunga ubwonko bwawe bukaba ubwonko buzima, ibi byonyine bishobora kugufasha kuzana impinduka mu buzima bwawe. Reka nsoze nkubwira yuko ari amasegonda 86,400 iyo agucitse ntabwo ajya agaruka, ariko nanone ntabwo ari amasegonda yose wayafata ngo uyakoreshe mu bintu bifite umumaro buri gihe. Oya, ahubwo icyo usabwa ni ugufata igihe cyawe nk'igishoro cyawe, kandi iki gishoro cyawe nugikoresha neza bizakugira umuntu nawe utigeze urota kuba we. Ibi ngibi igihe cyonyine nicyo kizabasha kuvumbura wa muntu wewe warose kuba we, cyangwa se utigeze unatekereza ko waba we. Ntuzemerere umuntu n'umwe ko yangiza igihe cyawe. Wewe waruteze amatwi iki kiganiro Isi y'Abagabo, ndagushimiye cyane. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ikiganiro cyiza nk'iki ngiki uba ugomba kugisangiza inshuti yawe magara, nayo utifuza ko isigara muri ubu buzima. Ciao ciao.